ubwo twari tubikomojeho ku munsi w'ejo igikombe cy'amahoro cyarakomezaga ikipe ya AS Kigali yamanukaga mu kibuga n'ikipe ya Vision. Ikipe ya AS Kigali itsinda igitego kimwe ku busa itsinda ikipe ya Vision. Ntago ari match turi butindeho cyane kuko iratwinjiza mu zindi match ziri buze kwa ziba uyu munsi. Nepo AS Kigali hahindutse iki ko AS Kigali abantu benshi yagiye gutangira shampiyona nako byamaze kwanga ari ikipe izabirwanira mu kutamanuka cyangwa iri ku makipe ari aho hasi, hahindutse iki gituma AS Kigali yongeye kugaruka kuba AS Kigali ya kera? Nahoze nkurikirana yaba match ya shampiyona unarebye match y'igikombe cy'amahoro kuri AS Kigali. AS Kigali nyuma yo kongeramo Haruna Niyonzima fundi kuri experience ashobora kuba yakunganira nubwo mu kibuga hari ibyo yagwa ariko hari n'ibyo ataguha. Icyo ni kimwe ku kindi bagerageje gushyiramo abasore babiri b'abarundi aba uyu musore Jospin Shimirimana ndetse na mugenzi we. Wabonaga ko ikipe ya AS Kigali muri Mediane ifitemo abakinnyi ariko hari aho bagera ukabona ko urwego rugoranye byagoranye, ukabona ko rero bongereyemo izo mbaraga abakinnyi bakiri bato nka Jospin ni umukinnyi abarundi babonaga ejo azajya muri Turkiya ntibyakunda, nyura n'andi bigenda bidakunda. Kiyovu yari yamusinyishije ariko biragorana kubera ko itemerewe gusinyisha, ariko ubona ko ari umusore ukiri muto kandi nawe ushaka kubaka kariyeri. Gusa icyo ntemeranya na Shaban umutoza wayo njya mbona akunda gukora, hari igihe ujya kubona ukabona afashe Haruna, afashe uyu musore Shabarara, ukabona anongeyeho uyu musore ubwo ni Okwi. Aba basore batatu bashyize ari imbere ekipe ubugiye kuyikoresha, ubugiye kuyirushya cyangwa se ubugiye kuyivuna niko nabyita muri rusange, kuko nabakinnyi byagorana kugira ngo mu gihe badafite umupira bagufashe. Iyo ugiye muri iyi rero football moderne bisaba ko buri mukinnyi agomba kuba akora iyo ocrete umutoza yirebaho. Ngira ngo n'abantu barayibonye no kuri match ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya PL byagoraga AS Kigali cyane mu gihe idafite umupira kuba yakubaka umukino cyangwa se kuba yagira uburyo yiremo umukino mu buryo bwa recuperation byari bugorane. Kubera iki? Urumva n'abakinnyi batatu bari imbere, urafata Haruna ufate na Shabarara mu myaka 100 bose bakoze, biragoranye ko mu gihe cya recuperation uza kubabona. Imyaka 100 bafite imyaka 100 batatu bwabo batatu, Shabarara, Shaba, Haruna na Okwi. Imyaka yose uko barayikusanya donc imyaka 100 irarenga. Nese hari n'umwe uri munsi y'imyaka 30 ubwe ni 3 cyangwa uryo yaba Shabarara yaba Haruna waruvuze n'ubundi na Okwi ni hafi 120 iri rero yanarenga. Ariko ikibazo si imyaka, nge iyo niyo Marisette nemera. Ikibazo si imyaka ahubwo uwo muntu ari gukora icyo ari gutanga cyane. Okwi igihe yaje byagaragaye ko ashaka no kuza no mu myaka 3 iri imbere akaza agatera ibitego mu izamu rya cyane. Uwitwa Shabarara w'ishampiyona mu Rwanda bagira ngo yarayipatanye. Noneho akabutwa Haruna Niyonzima abantu benshi batunguwe cyane, ntabwo basanzwe bamenyereye utwa Haruna Niyonzima atsinda ibitego. Ni umuntu utsinda gake cyane gashoboka. So bivuze ngo icyahindutse cyane mu ikipe ya Kigali nkuko rubaje Nepo, harimo buri AS Kigali igira ikintu nkunda aricyo uwaha nk'ikipe ya polisi cyayifasha. Hanze urugero ruri direct, AS Kigali ni ikipe nge mbona ikina ifite nka vision, ifite nk'ikintu visa, ntago ikina pour gukina gusa. Izahura n'ibibazo by'amafaranga mu gihe Fabrice adahari, mu gihe hari wenda abafasha basupporting. AS Kigali ubu ni decisive, ntabwo ari reserve. Donc na kwa kundi itsindwa reka ariko ni ikipe kazutsindwa ukabona hari icyo yari yageragejeyo. Oya biratandukanye, polisi ifite amafaranga menshi ariko ubona ko nta gitsure gihari cyane, kuko iyo za ko bifite igitsure ntabwo amashami yari kuba gihari. Ni urugero rworoshye, ariko AS Kigali ntabwo ashobora gutsindwa kuri nka polisi mu mashami abagihari. Biratandukanye. Kuko Eric bamusezere murabyibuka, iyo biba nta gitsure gihari Eric ariko aguma agatsindwa agatsinda oya Shimara agatsina shora amafaranga yanjye ngo ngire ko no gutsindwa muri bitotsi ntabwo bishoboka. Buriya ubwo rero niryo tandukanye, polisi zatsindwa ngo babaze IGP cyo bivugaho wenda rahuze ntaboneka cyangwa no kuzamubona vuba bigorane. Ari umuntu wambwiye ngo muri polisi aramwe ngo ariko ngo nimba ngo ahubwo ngo ari ikipe ngo igira pressure, ngo dushobora kuba tugira pressure nyinshi cyane kurusha uko mu bitekereza, ngo bikaba bitwangiriza abakinnyi. Ngo muri polisi baba mu pressure
iyo tuvuze iryo jambo rwose ngo ntabwo babyumva ngo ukuntu nta police yahaba ariko ndashaka kwereka cya kintu cyitwa spirit, ikintu ikipe yubakireho nka roho. AS Kigali imuribuka cyagiri muri crise irwana no kutamanuka, ukabona isigaye ku muntu bitwambaye ingana wenyine team manager, twese urabyibuka. Niyo mpamvu twize no kwambaye bayingana niyo team manager byibuze mu myaka nk'itatu, uranze imyaka 3 muri champion y'u Rwanda urusha abandi ba team manager bose. Ukabona ntahiri ahubwo akora ibirenze bya team manager. Juste nibyo ndi kuva ariko titre ni team manager. Nk'ubu ubona ko AS Kigali iri ku bantu babiri cyane, umunyamabanga Joseph na Bayingana. Ikizabananira si cyane nk'abayingana. Byihorere Joseph bireke Joseph arahari ubu ziko no mu gihe atarahari mu bintu yaburaga AS Kigali nibire kuzana ngo ba mama arize abo bantu bose bahana. Joseph wasigara arayumva ndabyumva. Hari ikintu makomojeho ariko ubaze nk'imyaka 3 ishize team manager bihe byose Bayingana yakoze, Bayingana ntabaho ni kanini cyane kuri niwe undi muntu. Njyewe simbyirengagiza ndabizi ariko ndakubwira ngo ubu imbaraga AS Kigali ifite abantu batazi. Oya ifite abanyamupira babiri. Bayingana kubwira ikintu AS Kigali yatakaje kuko Joseph ngo bazanye Dani. Oya ni Dani se habanje Dani, ndashaka kwereka ikibazo AS Kigali yagize. Wagiye Canada havuyeho Joseph simbuwe na Dani. Habyo umupira mu Rwanda zingo n'umufana wa Manchester United twabonye ko ntacyo yakoze. Haza Gasana Francis nawe mu mikorere n'icyo ubona ko nago gize yego yatwaye igikombe cy'amahoro. Aya ni yanyemezaga ariko n'ubundi ariko ubona ko hari ibyo abura n'umunyaburayi. Buriya yarambwiye ngo yabonye Bruce kujya kwiga maîtrise muri Canada arayanga, ategereza ya Manchester n'umufana wa Manchester United Gasana Manchester yarategereje imyaka nk'itatu. N'uyu mubazi bya Manchester United bya Premier League araguha imibare irenze uko uyitekereza ko ni umuntu wahabaye ariko ibyo mu Rwanda ni ukumugora si ibintu bimurimo. Ubwo urumva ko haza Mamarize hariya nawe yabaye nta poste yari afite ariko ndashaka kwereka Joseph adahari aho hose nkubwira Joseph ari ku ruhande ariko Joseph uyu munsi uhari nk'umunyamabanga wa AS Kigali muraza kubona ibitangaza. Oya Joseph ni umunyamupira, ni umuntu uri mu mupira byanyabyo ariko mu gihe abantu batari bahari niwe ngumbwira ngo yasiranwe n'umuntu umwe Bayingana muri twabayingana ni ikindi kintu no ko na Fabrice ahari bakavuga bati dushobora ku investinga donc dushobora gukora investment imeze gutya. Nicyo kintu kidasanzwe ngiri kubona mu kipe AS Fabrice we mubaza amafaranga muziko AS Kigali yahaye icyizere utwa Shaban nk'umutoza mukuru. Nicyo mbaza ni AS Kigali yaba umukandida ku gikombe cy'amahoro. Ku gikombe cy'amahoro ni igikombe cy'amahoro ni byagorana. Yaba umukandida cyo nemera ni kimwe, yaba umukandida ibonye Kasa ibonye undi mutoza Kasa Mbungo anagitwara yaravuye muri Kenya kuko ibi biragaruka ku icyavuye muri Kenya ari hano batari kuwa wayihakasa atangira atsinda apera muri championnat 3 ntacyo yarabamariye cyane ariko ati nintayitsinda izangora kuri finale y'icyamahoro. Yabanje ahera muri kimwe cya kane ngirango arakomeza kimwe cya kabiri akuramo Polisi finale atsinda apera aragitwara ariko abanza no kwitsinda muri championnat. Nuwo ni umutozo umenyera ariko kumbwira ngo urashaka icyamahoro kuri Shaban aho ndaguhakaniye. Oya biragoye. Oya kuri Shaban aho rwose Shaban ikipe irakina ukabibona kukina ariko hakabaho ubona ko ikipe yabaye muto nakora iki nk'amaci ya APR igomba cyo butwara. Niyo natanze urugero Kaso APR yatsinze 2-0 abantu batayibonye bibeshya ko yakinye kurusha AS Kigali ariko Shaban yaza ko ari umutoza mukuru ukomeye APR iri kuvamo icyo APR niba mubyibuka cyane cyane igice cya kabiri AS Kigali yadominiye cyane APR ndetse no muri Mediane gutegeka umupira kuwuhanahana bakawutindana ukabona ko Mediane ya APR irushwa imbaraga ariko APR nk'ikipe nkuru okaziyo bari bubone baragutsinda. Areba n'ibitego APR yabatsinze ni igitego ni penalty ya Omedi na kufra ya Ramazan ntago ari ibitego biri muri open play na ma set pieces ni biragaruka nti kufra ya Ramazan ni indeshyo y'umuzamu biragaruka n'inge nagarutsuzo Kazungu agarutsa hano nge natangiriye mbwira Rikari mubwira nibyo urabibona ko ari ibyo bagerageza gukora. Niba ushyizemo aba Jospe basanga bantirushwa Eme n'aba ba Gigi yatubona muri Mediane n'aba Elias Rucogoza urana kwagiye hazamo none option z'abakinnyi uravuga ngo ashaka kuvamo Elias nkazana runaka ko mu Barundi yazanye urebye n'aba mediateur ariko ahandi Sabana bera muto kuri cyo navugaga
hari igihe wabonaga kuri aperi ko iriya atake nagarutse y'aba bapapa bakuru ntabwo bari kubasha kumenasa defense ya aperi nibyo barubaka muri defense mediane bagereyo nk'uko bivuga Kazungu bubaka umukino ariko ukabona ko gusatira ikosa nanamupinga ho mumbabarireho nayo mazina uko akomeye agenda amurusha imbaraga nk'ubu umuntu wese ureba match ababibona match irenze imwe Shabalala byamunaniye akwiriye kuvamo ariko aramutinye ariko se Kazu hari ikintu nibaza n'urugero rworoshye reka tube honest niba Shabalala atarimo gutanga umusaruro match ntabwo abakinnyi bose aho urengaho ugasimbuza Haruna watsinze igitego unakina neza Kazu dore ikintu nge mbona Shabani nk'umutoza donc utari waba umutoza munini mukuru ariko bigaragara ko ufite impano n'ababosi be mu byemezo bafata bigaragara ko bamufata nk'umutoza muto uko sinekeza ko Shabani gize yicara akavuga ngo munzanire Haruna I doubt on that kubera iki yaramutoje ahubwo tuvyisha ukuri bigaragara ko ari nk'ubuyobozi ngo uyu muntu twarakoranye Haruna nk'umukinnyi mukuru azoshobora kuyanyura ko abakinnyi biragenda gutya na gutya harimo ibyemezo bigaragara ko atari by'umutoza binagaragara ko bashobora no kuzana n'undi mutoza oya niyo yaba atari Shabani niyo bari Kasa sinshyigikiye ko kuzana umukinnyi uzatanga umusaruro bamubaza simbyemera kuko abatoza ubwabo niyo umubajije ngo nzane nde Kasa ndamwemera ariko hayisigara imaze gutwara igikombe cy'amahoro yari keneye akayezo nuvuga ngo urajya mu batoza baza kuyobya squad player abantu bose ntabwo bagira abakinnyi baremereye Kazu Kinepo squad player ni umukinnyi turi kumwe turagendana cyane ikipe itwaye igikombe cy'amahoro usanze ikipe ikomeye yaba Mugeni yaba Sefu yaba Rashidi ikomeye twese tubibona ko ikomeye ariko noneho dukeneye abakomeye kubarusha ikipe irashaka kujya mu matsinda tugurira abakinnyi bigendanye n'ubushobozi tujyanirane iyo kipe urayumva yatwaye igikombe cy'amahoro ikeneye akayezo uvuye Tenseri oya ko ariko ari squad player ntacyo bitwaye atari umuntu uje kubanza mu kibuga Kazunyumva sinzi impamvu kunyumva ndi kukumva ikipe igiye kubakwa izasohoka nepo turi kumwe ni Kazungu icyo avuga yewe ufite abakinnyi uri umutoza niyo mpamvu ushaka kwereka ko bazana upgrade y'abahari abarenze urwego rw'abahari bishingiye ko niba bazana Haruna yubaza umutoza abatoza iyo babaza turabaza barakuyobya baragucanga niyo mpamvu mise kumbwira ngo Kasa yatwaye igikombe cy'amahoro yari umwami umuntu wo muri Ayisigali yarambwiye ati icyo yari kuvuga cyose niki guhitana cyari kuguhitana niba wirukana ukirukana ijambo ni wari ufite batinya abakinnyi bakomeye bari babazi bagura bafasha Ayisigali baravuga ati ijambo ni ryari kote urashaka nde Elias ugesera yirukanye baramusinyisha uwo ni umukinnyi ukeneye Elias ufite Rashidi na Sefu intare ziri hari ebyiri nta kipe baruboneka bagira ngo bakaba abana bato ku nkubara yabo Rashidi 8 Sefu 6 Mugeni ku 10 Haruna hengetse ibyo twavuga by'abafaransa batwaye igikombe cy'isi Matuidi hengetse abo mediateri bane muri mediane nta timu yakoraga mu Rwanda ariko noneho dukeneye tubonye abandi bakomeye wenda babunganira ntacyo bitwaye azanye utwa Juma ni bari Juma muri Kenya azanye umudefanseri abakinnyi bari aho basanzwe Manekre wundi bapapere niyo mpamvu umuyobozi nitwa nde uyu mudefanseri ninde w'umunyamahanga waje muremure w'inzu w'igisore icyo nshaka kuvuga ndamubona bazanye abasanga ari abakinnyi baziye rimwe icyo nshaka kuvuga nta mukinnyi babonye ufatika muri abo bose baguze cyabaye igihombo kigaragara uyu munsi beshe Robert Giti tuzane nde watungurwa turaza kubigarukaho na perezida w'ikipe nagira inama yo kumbwira ngo Nepo niba unyumva Nepo na Rikari niba munyumva nta perezida w'ikipe nagira inama ngo ubu se perezida yigishije inama kuzana ababawinga babagande reka barakuyobye ntibibaho niba ubizi ko umukinnyi ugiye kuzana akomeye wijya kubaza umutoza ariko kuri cyo waruvuze birashoboka ko hari ibyemezo bafata bitewe nyine na Shabani ko ari umutoza mutoya yego niko bimeze kigaragara yega Kazu binagarukaye kuri icyo kintu ari muvuga cyo kuba umutoza umuhaye uburenganzira akajya kwizanira abakinnyi ubona bari hasi y'abari bahari harimo ibintu bibiri umutoza mbere na mbere isubundi ari ku rwego rwo gutoza iyo kipe yawe si muto kuri yo icya kabiri byo twavuga tufite igitutu kurusha polisi kizamo rwose urabibona kuko njye natinye AS Kigali bajya gutangira imikino y'igikombe cy'amahoro nakunze uburyo aba Fabrice yaba abo ba Joseph yaba ba Mamarize tutayiroka kubona basuye ikipe bayiha ubutumwa barabibutsa arabwira ati ntacyo tutazakora ariko haje irushanwa twe dushobora kwipimaho kuko byarabaye ibyacu twararitwaye birenze rimwe rero uhita ubona iyo pressure kwiriho ese iyo pressure muri gushyira kuri ekipe biragendana n'urwego rw'umutoza Kazu hari ikintu hari Haruna hari ba Joseph bavugaga yego
urabibona uretse nawe twita ngo barakomeye Baca iyo mu Rwanda. bakomeye utegereza plan B ye bikagorana kayibura aba bakomeye b'abanyarwanda aho bigeze hano niyo mpamvu bavuga ngo umupira ugenwa n'igisirikare wowe umutoza nyine ni nk'uyoboye urugamba kuko ngo aho bigeze ukeneye gukoresha intwaro zihe ubu ugeze sinemeranyije na Haruna uramusimbuza kubera iki ubushize reka ibyo byari byanabaye kuri Bugesera arimo gukina neza Shabarani Jure Shabarani Ruje mu kibuga ngo ariko ko ari umwataka ariko se ntabwo yaba defenseur ba Bugesera nta kintu akora ubona ariko ngo ari umutoza bikora random muri cyangwa akavuga ngo umukinnyi hari igihe baba gutomboza urabona Haruna ni umukinnyi ukuze ni urugero urumva ntarebe ibyo arimo gukora ahubwo ariko rigenda Shabara match munanira bitewe nuko yabuze umusupplying imipira oya reka biraga aha utanze urugero kuri match ariko se uwazanya ubwo aratanga support nk'iya Haruna nicyo kintu wabujije hasi Haruna icyo nicyo kibazo ahubwo kuri abo kandi bategura mbere uzumve baravuga ati buriya Kazungu Eme na Rikari nibo bari buze basimbuye bikaba ari hamwe niraba basimbura byo nkabikunda niyemeka no mu myitozo kirenze bimubwira mu myitozo ati nzaguhita kuri match ya Bugesera nzaguha iminota 10 ikintu kibaho usiko none muri ya teka none najya bibiri se aza guha 10 amaye hadara kazu uzi ikindi kibazo kibamo uzi ko bategura mu myitozo akora deka ya 11 akagira n'abakinnyi batatu ngo ategura ko azajya ahita bashyira no mu ya mbere abagerageza icyo gihe abandi bakinnyi batesha agaciro dore kandi kabazo kajya kazo ukoze yasunyibutiwe buri kimwe mu bintu byatumye n'aba bayobozi kenshi batizera abatoza bacu burya Amerika tije bambabarire bamwe babyita ko bagiye gusahura ama equipe bagiye kuyiba hari abagura amazu cyane amamodoka niyo bahuye barabazanya waguze inzu cyangwa waguze imodoka cyane oya reka niko kuri rwose mu mpeshyi cyane mu mpeshyi sezo igiye gutangira mu bakinnyi bashya bazagurwa ni nayo mpamvu ngira inama y'amakipe akomeye kwibande by'abatoza shyira ku ruhande niba uri apera ushaka intwaro wijya muri aba batoza mbabarira ariko rero none umutoza ntabwo wamwima ijambo Rayon Sport wijya mu batoza shaka intwaro zikaze ntabwo wamwima ijambo complete kazo none sibyemera ubwo nitugera no kuri aya makipe yandi ba Robertinho no muri apera numvise n'uwo mujyo nawe waraje wo kubaza abatoza turaza kuba tubigarukaho ariko uramaze ubwo turaza kuba tubigarukaho ubwo ni match yarangiye AS Kigali itsinze igitego kimwe ku busa cya Chabarara